ninjye washakanye na Finatunga amusore mba ndi gusoma mwihangane. Ninjye washakanye na Finatunga bwa mbere mubona namusanze mu gihugu cya Afrika y'Epfo, South Africa, aho yakoraga imirimo y'amasuku mu bwiherero bwa gare imwe iherereye muri South Africa. Turakundana, ndamukunda, nge naje mu kavakanse mvuye i Burayi, nsanga n'umunyarwanda kazi mwene wacu, ndamukunda, niko kumushakira ibyangombwa tujyana kubana i Burayi. Twabyaranye abana batatu, impa yubyumve, tubyaranye abana batatu. Rero ku mwana wa gatatu Finatunga yahise atangira kunshi inyuma mu bazungu aho yakoraga, na ahantu mu kigo cy'abantu babana n'ubumuga bwo mu mutwe, aho rwose ashinzwe yarari muri bamwe baboza, nyine yozaga abo bantu bafite ikibazo cyo mu mutwe, n'ubu niko kazi agikora. Rero ku mwana wa gatatu yaragendaga aho kugira yarangiza akazi, aho gutaha akigira kwiryamanira n'abo bazungu. Niho rero twananiwe kumvikana, ngewe mitamo inzira yo kugenda njyana n'abana banjye batatu, cyane cyane ko imico ya Finatunga rwose nta mugabo n'umwe washobora kuyihanganira. Yanshaka inyuma, ikindi akarara avugira ku matelefone n'abo bera, ikindi yava kuri ibyo akajya mu nzira yo kwanga igihugu cyanjye cyambyaye ari cyo u Rwanda. Impamvu rero impa yankwandikiye no kugira ngo unambukiriza ubutumwa, nibarangiza banangira inama, cyane cyane ko Finatunga ubu twamaze gutandukana, ariko asigaye afata amwe mu mafoto y'abana banjye akayakoresha muri gahunda zo gushaka guhangana n'abanyarwanda, cyane cyane ko yahisemo inzira yo gusebya igihugu cyacu ndetse n'abayobozi bakuru b'igihugu cyacu. Rero rimwe na rimwe hari igihe afata abana banjye akabakoresha muri izo nzira, afata amafoto yabo ashaka kugaragaza yuko twabyaranye ndetse ko yanga n'igihugu, cyane cyane ko rimwe na rimwe najyaga njya muri vacances mu Rwanda, namubwira ko tugomba kumanukana tukajya no gusura imwe mu miryango ye. Finatunga akabyanga ndetse tukanabipfa rimwe na rimwe. Finatunga inshuro nyinshi yashakaga kunkubita ndi umugabo we, rimwe na rimwe agafata inkoni, agafata rakrete, agafata amasafuriya, byose akaza akabiterera mu buriri agamije kunkubita. Rero ngo ndi umugabo, ngo udashobotse, ngo ndi umugabo udakwiriye kubana nawe, ngiyaza kubimenya mbere hose naba yarabyemeye. Gusa rero inama nyeneye ni uburyo rwose ntakoresha Finatunga akaba yareka gukoresha amwe mu mafoto yanjye ndetse n'ay'abana banjye ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ko yahisemo inzira yo kurwanya igihugu cyamubyaye ari rwo Rwanda. Nkaba ari iyo nama nifuzaga. N'urwo rugendo rero rwanjye na Finatunga ninjye wamwizaniye rwose, aho nari mukuye mu kazi kamwe yakoraga muri South Africa ko gukora amasuku mu bwiherero bwa gare yo muri Afrika y'Epfo. Rero inama zanyu ndazikeneye, ubwo ibizavamo rwose nanjye nzareba uburyo namwitwaraho, cyane cyane ko rwose yahisemo kwigira nk'ikihebe yirirwa asebya leta y'u Rwanda. Ubutumwa bwawe ndabutambukije umugabo wa Finatunga, ubwo turareba uburyo abavandimwe bari bukugiremo inama. Mbibutsa rero ko dufite na YouTube channel Nevo the Empire, mugende mukore subscribe. Ibintu ni ibintu baba batwandikiye, uyu ni umugabo wa Finatunga, tumugira inama. Murakoze.